Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Logos 26, nanone urakoze gukanda hano kuri iyi video kugira ngo wumve icyo ubuhanga bwa filozofiya bukubwira ku ngingo zitandukanye, bityo bigufashe kuba etre, bigufashe no kubaho existe. Ni ukuvuga ko existence yawe cyane cyane muri condition humaine cyangwa se mu bibazo umuntu abamo muri iki gihe, biragusaba ubwenge, biragusaba kumva ibintu uko biri, biragusaba gusesengura ukajya hirya y'ibigaragara ukumva ibintu uko biri kugira ngo ubashe kubana nabyo wisanzuye. Uyu munsi ndashaka kuvuga ku mufilozofe bita Arthur Schopenhauer. Ni umufilozofe n'undi wo mu kinyejana navuga ngo turimo abo bita abafilozofe contemporain. Ni ukuvuga ngo yavuze ku bintu byinshi, ariko tugiye kuvuga ku ngingo imwe y'uyu munsi yavuzeho, icyo we yita urukundo. Urukundo kuri we ni intwaro yifashishwa nyine dukomeza ubuzima. Avuga ko urukundo na sex cyangwa se urukundo n'imibonano mpuzabitsina byose ari ikintu kimwe nta tandukaniro. Kukubwiye ko agukunda, hano ndaza kubisobanura neza, aba aguteganyirije kukujyana mu buriri. Ibyo ngibyo turaza kubisesengura, reka dusesengure turebe nimba koko urukundo n'imibonano mpuzabitsina ari ibintu bimwe. Mbere y'uko tubijyamo, ndabanza mbashe kubasobanurira amagambo abiri. Hari ijambo ubucuti, hari n'ijambo nyine urukundo. Ubucuti mu cyongereza friendship, mu gifaransa amitié, hanyuma urukundo mu cyongereza love, mu gifaransa amour. Ibyo rero ni ibintu bibiri, ni amagambo abiri abantu bagerageza guhuza, cyane cyane noneho mu kinyarwanda hari igihe uwo ukunda ujyana inshuti yawe cyangwa inshuti yawe ukagira ngo murakundana, ariko se nibyo koko? Reka tubanze tubirebe mu magambo arambuye. Saint Thomas d'Aquin avuga ko ubundi kugira ngo ikintu kibe cyiza cyangwa kibi biterwa n'icyo kigamije. Niho avuga yuko wenda une chose est bonne ou bien est mauvaise à cause de son rapport avec la fin. Ni ukuvuga ngo iyo ikintu kigamije ikintu kibi nibwo tuvuga ko icyo kintu ari kibi. Iyo ikintu kigamije ikintu cyiza kikaba ari ikintu cyiza. Umuhanga rero witwa Aristote hafata friendship akazigabanyamo byibura ibice bitatu, hanyuma nawe urarebamo friendship cyangwa se ubucuti buri bwiza n'ubucuti bushobora kuba bubi. Hari ubucuti yita friendship of utility cyangwa se amitié d'utilité, ubucuti navuga ngo bwo guhererekanya bushingiye ku cyo umuntu amariye undi. Ubu bucuti bushingiye nyine ku nyungu. Ni ubucuti buri transactionnel, ku buryo donc transactionnel ni ukuvuga ngo ni mpanguhe. Umuntu mukaba inshuti kuko hari icyo agukuraho, nawe akagira icyo umukuraho. Buno bucuti ntabwo buramba kuko iyo cya kintu muhererekanya cyangwa se iyo ya serivisi wamusabaga niyo yagusabaga atakiyikeneye, buno bucuti buhita buhagarara. Ni byiza rero iyo umuntu akwatse ubucuti kugira ngo umenye nimba atari kukwaka ubucuti bwa utility. Ndaguha ibi ariko nawe umpe biriya, mugahozwa n'ibyo mukaba inshuti muri ubwo buryo. Icyo ni cyo twita friendship of utility cyangwa se amitié d'utilité. Aristote akomeza atubwira ubwoko bwa kabiri bw'ubucuti, aho avuga ubucuti bwo kwishimisha, bwishimishamubiri cyane cyane, icyo yita friendship of pleasure cyangwa se amitié de plaisir. Ubu ni ubucuti bushingiye nk'uko ubyumva nyine ku gushimishanya. Ni ukuvuga ba bantu musangira mu kabari musindana, ba bantu mukorana siporo, ba bantu mufitanye utuntu tubashimisha muhuriramo. Ni ukuvuga ngo bitewe n'umuntu na interest ye yumva ashaka kwishimishamo, akasanga murabihuje, bityo mugahita muba inshuti. Urugero ni nk'ukuntu abafana b'ikipe runaka usanga bari inshuti kubera ko ikibashimisha bagihuriyeho.
n'uru rukundo cyangwa se ubucuti bushingiye ku kintu runaka kibashimisha cyangwa muhuriramo nabwo ntago buramba. Ubu ni ubucuti bushira iyo umuntu ahinduye icyamushimishaga. Wenda uwanywaga inzoga iyo aziretse, inshuti ze zazinywaga bahita bashwana. Ubwo nabyo ugomba kureba mu nshuti yawe nimba udafitemo iyo nshuti yo kwishimisha cyangwa se une amie donc de plaisir, icyo bita a friend of pleasure. Ubucuti bwa gatatu Aristote atubwira ni ubwitwa friendship of virtues, bushingiye ku ndangagaciro cyangwa se ubucuti nyine bushingiye ku ndangagaciro. Ubundi ubu ni bwo bucuti Aristote adusaba kugirana mbere na mbere. Nibwo bucuti bw'ukuri buba bushingiye ku kwifuriza mugenzi wawe ineza, kumwifuriza gukura. Gukura ni ukuvuga gutera imbere mu mitekerereze, mu mibereho, kumufasha kubaho yisanzuye, icyo akeneye ukakimuha udategereje inyishyu. N'ubwo ubucuti busaba nyine ari une acte donc réciproque, busaba ko umuntu nyine w'inshuti yawe nawe hari icyo umukeneraho akagufasha nk'uko nawe hari icyo wenda agukeneraho ukamufasha. Ubwo ni ubwoko rero butatu bw'ubucuti Aristote avuga. Hari ubucuti d'utilité donc, bwa bucuti bwa mpanguhe, hari ubucuti bw'amatsinda bushingiye kwishimisha cyangwa kwishimisha mubiri, hahandi nyine mushobora gusangira n'abantu inzoga cyangwa mutera sitori mukaba inshuti. Hakaba hari n'ubucuti bwa nyabwo, bwa bundi bushingiye ku ndangagaciro za muntu, ukaba wifuriza mugenzi wawe icyiza. Umuntu rero urebe mu nshuti zawe ufite, urebe aho washyira buri nshuti kugira ngo umenye nimba ubwo bucuti mufitanye ari bwiza cyangwa se budakwiye. Aristote ntabwo avuga ku bucuti gusa, hari n'icyo avuga ku rukundo. Urukundo byumvikana ko hari ukuntu rutandukanyemo n'ubucuti. Ubucuti bushobora kumara igihe runaka kandi ntibuba bufashe cyane. Urukundo rwo ruba rufashe, rushobora no kumara igihe, rwinjira mu mutima rukaramba. Ku rukundo avuga ibyiciro bine by'urukundo, ngira ngo nabyo turebeho twihuta. Hari urukundo filiyari, bwa bucuti bwa buvandimwe, mbese budashingiye ku kwifuza icyo ukunda. Ukabona umuntu nyine ukumva uramukunze gusa nk'umuvandimwe wawe, ariko utifuza kumugumana cyangwa utifuza nyine kumugira igikoresho cyawe. Uru ni urukundo abantu benshi nyine bakundana, kwa kundi wibera inshuti n'umuntu cyangwa ni kwa kundi umukunda bitagamije ibindi bintu. Hari urukundo bita eros, uru ni urukundo rushingiye ku bushake bw'umubiri, icyo twakwita pasiyo cyangwa se ryarari nyine ry'umubiri. Uru ni urukundo ruvuka ukibona ikintu cyangwa se umuntu ukumva uramwifuje. Ni ryarari nyine ubona umukobwa wenda ukabona ateye neza ugahita umukunda. Ntumuzi, nta kintu muhuriyeho, si nka bwa bucuti bwo hejuru, ntacyo wenda kumusaba, ni icyo cyifuzo gusa kikujemo gishingiye ku irari ry'umubiri. Ni urukundo bita erotike, uru ni narwo ruvamo urukundo rw'abashakana, ariko ndi bugarukeho ninjya kuvuga kuri filozofiya ya Schopenhauer. Urundi rukundo ni urukundo bita familiyari. Reba urukundo papa wawe agukunda, urebe urukundo mama wawe agukunda, urebe urukundo musaza wawe agukunda cyangwa mushiki wawe agukunda, urukundo ukundana na mubyara wawe. Ruriya rukundo rudafite ikindi kintu rugamije uretse ko musangiye isano. Ruriya ni urukundo bita familiyare, narwo ni urukundo rwiza. Imiryango yagakwiye kugira abanyamuryango bakundana kandi bafashanya. Naho urukundo rwa kane mu bitekerezo bya Aristote ni urukundo bita agape. Uru rukundo rwa agape ni urukundo rutagira icyo rushingiraho, ni urukundo rushobora no gutuma witangira umuntu kabone n'aho waba utamuzi, gusa ukabona wenda arengana cyangwa se ukabona ari ngombwa kumwitangira ukamukorera icyo gikorwa, aribyo bita ibikorwa by'urukundo. Ni urukundo rusange buri muntu wese ategetswe kugira, ugakunda umuntu nta kindi umutegerejeho. Tubonye amoko atatu y'ubucuti, tubona n'amoko ane y'urukundo. Ese inshuti zawe wazibonye ari inshuti zishingiye ku cyo uziha naryo ziguha? Ni inshuti muhurira mu kinwanwa, wenda nko kunywa agacupa mukishima, cyangwa se ni inshuti zishingiye nyine ku ndangagaciro za muntu, kwa kundi umuntu agukunda akakwifuriza gutera imbere nta kindi kintu akugamije. Tubonyemo urukundo. Ese ufite urukundo nk'urw'abantu bose dukundana mu kivandimwe? Ufite urukundo nk'urwo
abantu bakundana mu muryango, ese ufite urukundo rw'irari rwa rundi twita erotike rutuma wifuza icyo ukunda cyangwa se ufite urukundo agape nka ruriya Imana yakunze abantu ikabaha n'umwana wabo kugira ngo abapfire, nawe ho kureba kugira ngo umenye uko upanga inshuti mu byiciro byazo. Urukundo se n'ubucuti ntago mwumvishe wenda aho bitandukaniye? Birumvikana ko urukundo rurimo intense cyangwa se rurafatika cyane, ruranatinda, ruranaramba kurusha ubucuti. Ubucuti rimwe na rimwe n'ubw'igihe gito, kwa kundi nyine uhurira n'umuntu wenda mu kunywa inzoga, ejo ugakizwa ukazireka, uwo mugahita mushwana. Kwa kundi umuntu mwahuzwaga n'ikigare runaka kibashimisha, ejo ukagira Imana ukakivamo kuko ibigare si byiza, rugahita rurangira. Donc ubwo ni ubucuti. Urukundo rwo ruraramba kuko ruba rwubakiye ku kintu gifatika. Urukundo kandi rushingiye kuri desire. Icyo ukunda uracyifuza, nta kundi byagenda. Wifuza ko uwo ukunda yatera imbere, yakuba hafi, yahora hafi yawe, ariko ubucuti ntabwo ari cyo bivuze, habamo icyo twita mutual interactions. Ni ukuvuga umuntu ni inshuti yawe ariko si ngombwa ngo muhorane. Hanyuma urukundo ruri sex oriented cyangwa se amaherezo yarwo nk'urukundo rw'umuhungu n'umukobwa rwo ruba ruzarangirira mu buriri inshuro nyinshi, mu gihe ubucuti bwo si ihame, kereka ibyo byateye ubundi umuntu muri inshuti ntabwo mwagakwiriye kuryamana. Rero kuba urukundo rwaba rwiza cyangwa rubi, ibyo byaterwa n'icyo rugamije. Ni ukuvuga ko buri kintu kigira ibyiza byacyo kikagira n'ibibi byacyo, wa mugani nk'uko Blaise Pascal yabivuze ko nta kintu kiba totalement vrai ariko nta n'ikintu kiba totalement faux. Hari icyiza hari n'ikibi cy'ikintu runaka. Ukubwiye ko agukunda ugomba kwihutira kumva urukundo cyangwa se kumenya icyo agamije kugira ngo umenye ubwoko bw'ubucuti cyangwa bw'urukundo uri bumuhereze. Ibyo bizanakugabanyiriza depression. Nuha umuntu urukundo erotike ruriya rurimo kwifuzanya by'imibiri kandi nyamara we yishakiraga urukundo filia cyangwa familiare, ubu rukundo nyine rusanzwe rwo kwikundira abantu, ukazaba depressed nyuma kubera ko wenda atageze ku ngingo yo kugushaka ngo mukorane imibonano mpuzabitsina, ni wowe uzaba ubyiteye utaramenye ko inshuti zitandukana, abakunzi nabo bari mu byiciro bitandukanye. Eros rero rwa rukundo rurimo ishimishamubiri cyangwa se rwa rukundo rurimo kwifuza uwo ukunda, rwa rukundo inshuro nyinshi ruba hagati y'umuhungu n'umukobwa, rwa rukundo rushingiye ku byiyumviro by'umubiri, nirwo uyu muhanga Schopenhauer yavuzeho akavuga ko uru rukundo n'imibonano mpuzabitsina ari kimwe. Schopenhauer avuga yuko nyine urukundo n'imibonano mpuzabitsina ari kimwe. Intego yabyo ni ugukomeza gutuma ubuzima bubaho. Burya kuryamana si ukuryamana gusa, abantu baryamana kugira ngo babyare. Ababikora batagamije kubyara ni kwa kundi nyine isi yicanze natwe ikaducanga natwe tukicanga, ariko ubundi nicyo kintu Imana yaduhaye imyanya myibarukiro kugira ngo tuyikoreshe tubyara. Iyo uyikoresha gusa wumva ngo ni urukundo, haba habayemo akandi kabazo. Umuhungu nabwira umukobwa ko amukunda, burya umukobwa nawe akabyemera, aba azi neza ko igihe kizagera bagakora imibonano mpuzabitsina. Gusa wenda icyaba ataramenya ni igihe ibyo bizabera. Gutereta nta kindi bivuze, icyo biba bivuze ni ukwihutisha igihe icyo gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kizabera. Ya mitoma, za mpano, ndavuga wa mwanya umara uhamagara uwo wabwiye ko umukunda, burya ni bimwe mu bintu byihutisha urukundo kugira ngo rugere ku mpera zarwo, ariyo mibonano mpuzabitsina. Aha ngaha ndagira ngo mbyumve neza, ushobora gukora imibonano mpuzabitsina nko kwishimisha biri aho, nubwo atari byo, ushobora no kuyikora mwashakanye nyine mwasezeranye, ari nayo ntego ubundi nyamukuru yagakwiye kuranga urukundo ruri hagati y'umugabo n'umugore. Urukundo ni uruhererekane nyine rw'uburyarya buganisha mu buriri, kuko iyo umuhungu aje akakubwira ati ndakubonye numva ndagukunze, nta kindi burya aba azakubwira nyuma yaho, nitubane cyangwa se nituryamane. Uritonde ujye ubanza ubirebe.
umenye nimba ubyihutisha cyangwa ubitinza bitewe n'icyo ugamije mu buzima bwawe. Schopenhauer kuri we isi ayibonamo nk'ubwoko bubiri, representation ndetse na volonté. Ni ukuvuga volonté niyo si nyirizina ubundi ntabwo nicyo twita essence, nacyo nzakibagarukiraho. Representation ibyo ubona buriya ntabwo byose biba ari byo, wavuga ko ari illusion. Kubera iki yavuze ibi ngibi? Ubundi yavuze ibi ngibi ashingiye nko ku kibazo yibazaga, reba ukuntu abantu dukunda ubuzima ariko nta muntu uzi ikintu tubukundira. Niyo urebye usanga ubuzima burimo ibibazo byinshi kurusha ibisubizo birimo, nyamara dukunda ubuzima cyane kugeza n'aho bigutwara umwanya nyine ugatereta kugira ngo ushake ubyare ubuzima bukomeze. Ese tubaye mu isi itabyara, tukaba mu isi y'amasugi n'imanzi, ese byagenda gute? Buri kintu cyose kigira icyiza cyacyo n'ikibi cyacyo. Nibyo imihangayiko yo mu isi iterwa n'ubuzima twayihagarika, kuko ubwo ubuzima twaba tuvuze tuti tubahagarike, ariko nanone uwabuduhaye wabona hari icyo yari agamije. Umuntu yikundira imihuguto, umuntu azi neza ko ubuzima bugoye ariko ntatinya kubutanga. Ni ukuvuga rero ko igituma dukora imibonano mpuzabitsina ntabwo ari uko umuntu akunze imibonano mpuzabitsina gusa, ahubwo ni representation yo gukunda ubuzima nyirizina. Ntabwo ushobora kumva ayo materime ukiri mushyashya muri filozofiya ku buryo bukoroheye, ariko gake gake nzajya ngenda ngufasha ugenda ubyumva. Gusa Schopenhauer nyine avuga ko ukora imibonano mpuzabitsina cyangwa kukubwira ko agukunda aba agamije kuzagukoresha imibonano mpuzabitsina, nubwo nawe aba atazi ko icyo agamije ahubwo atari icyo, ahubwo icyo agamije ari ugukomeza ubuzima, ari ukwibaruka. Niyo mpamvu imibonano mpuzabitsina burya havamo ubuzima. Burya rero iyo havuyemo ubuzima warangiza ugakuramo nk'inda, burya uba ubaye nyine uba warangiritse mu mitekerereze, kuko icyo uba wayikoreye ntabwo ari cyo kiba kivuyemo. Imibonano mpuzabitsina ikorwa kugira ngo dutange ubuzima, ntabwo ari igikoresho gusa cyo kwishimisha. Nko gutwita inda rero ukayikuramo, ubundi ni ubujiji bukabije bwo kutamenya icyo buri kintu cyagenewe. Imyanya myibarukiro yagenewe kororoka. Ni ukwanga ubuzima unabukunze icyarimwe. Iyo ukuyemo inda uba wirengera ugira ngo ugire ubuzima bwiza, ariko uba unanze ubuzima bwa wa wundi wari ugiye kubyara. Navuga ko gukuramo nk'inda buriya ni ukwicara uhagaze, navuga ko byaba ari ukumva utumva, navuga ko byaba ari ukubona utabona, navuga ko byaba ari ukubaho utariho, cyangwa se wenda nyine ni ukwicara uhagaze. Ni ukuvuga ko imitekerereze iba yagupfanye, nta sano uba ugifitanye n'ubwenge. Navuga ko ibya logike muba muhabanye cyane, aba ari nk'aha n'i Kabgayi, kuko ukora imibonano mpuzabitsina nyirizina undi witeguye ko havamo ubuzima. Nicyo byagakwiye gukorerwa gusa, urukundo nicyo ruvuze, yaruduhaye Imana kugira ngo dukomeze ubuzima nta kindi. Kubaho rero ni uguhuguta, ibyo twabyemera, ubuzima tukabwemera, ariko umuntu nyine akunda kubaho, nta kundi byagenda. Ni nk'aho umuntu akunda imiruho, rero no kubyara ni ukuyihererekanya. Ari nayo mpamvu umwana iyo avutse akarira usanga abantu benshi bamuvugiraho ngo karibu ku isi wahageze. Iyo waje mu buzima uba wemeye kuruha, ntihazagire umuntu ugufatirana imiruho yawe ngo ayibyazemo amahirwe ye, nk'aho imiruho yawe utari usanzwe uzi ko ihari. Ntiwizere ubuzima burimo amahoro gusa, kubaho ku isi ni uguhuguta. Schopenhauer nawe atubwira ko twagakwiye kureka kubyara kugira ngo uko gusafaringa nyine tubirangize ku isi, ubuzima burangire buveho. Ariko rero hakaba umuhanga wamubwiye nyine yibaza ati reka dushake kutabyara, reka dushake kutabaho, ariko se n'ubundi ko gushaka kudashaka n'ubundi ari ugushaka. Hanyuma Jean Paul Sartre we akavuga ati n'ubundi guhitamo kudahitamo nabyo ni uguhitamo. Ndabakunda cyane, reka nsoreze aha, ntabafatira igihe kinini cyane,
ariko ibyo uhitamo byose umekinge shuwa ko uhisemo ikintu cyiza, ikintu kijyanye n'imyumvire yawe, ejo utazicuza cyangwa ukumva kikongerera imiruho nubwo kubaho n'ubundi ari uguhuguta. Ku bwa Schopenhauer rero urukundo rugamije gukomeza ubuzima, ariyo mpamvu urukundo rujyana ku buriri, urukundo rusoreza mu mibonano mpuzabitsina. Gira amahoro, ukore subscribe, uduhe like, unakomentinga ingingo twaganiraho ubutaha. Ni kuri Logos 26, turabakunda cyane.